hirya y'ibyaguhungabanije, hirya y'ibyakubabaje, ntugatakaze iyerekwa ryawe, ntukigereranye n'ibyakubayeho. Ibyakubayeho Imana izaguhumuriza, hanyuma ukomeze kuba uwo wagomba kuba muri Kristo Yesu. Nugambirira gukora ibyiza, Imana izagushigikira. Nuguhora twibuka Imana yaturokoye. Bibiliya tubwiye ngo yaturokora urupfu rukomeye na n'ubu irashaturokora. Nuguhora twibuka Imana yaturokoye, kubera ko kurokoka kwacu ni igihango twagiranye n'uwaturokoye. Gukizwa kwa mbere no gutsindishirizwa nta ruhare rwacu rurimo, ni ubuntu Imana itugirira bikozwe n'Umwuka Wera. Ariko izindi ntambwe zo zirimo no gusanwa k'umutima dukwiye kubigiramo uruhare. Yaje kubwira muka Potifari ngo natinyukane gukora icyaha kingana gutyo mu ijuru hari Imana indeba. Yarokotse icyaha gihetse igisubizo. Nge ntekereza ko yemera gusambana na muka Potifari yari kumara iminsi yambaye neza, ajya neza, ariko umuyobozi w'abajepe yaza kubimenya, umuyobozi w'abarinda umwami Farawo yabimenye, ubwo yari guhita. Ibyaha biraryoha, ariko amaherezo bisharira kuruta urupfu, cyangwa se bizana urupfu. Ibyaha byinshi bihari byinshi biba bifite ibisubizo inyuma yabyo. Umuntu akubwira ati sinyira hano, ntibigoye, umva ibintu bikomeye gusinya gusa, kandi uribone miliyoni 10. Umuntu akubwira ati akazi karahari, ariko turabanza kuryamana. Hari ibyaha bihetse bijya gusa n'ibisubizo kandi bitari ibisubizo mu by'ukuri. Bene ibyo uzabyirinde. Nico kigaragaza ubukristo. Turashima Imana ko nta jenoside izongera kuba. Ariko rero nubwo ntayizongera kuba, icyaha nubwo cyashigikirwa n'abantu bose, wowe ntuzagikore. Kubera ko hari igihe kibaho abantu bavuga ati ariko ntabwo mwakora diru n'abandi bagabo utanywa akantu. Nubwo bose baba bakanywa, wowe ntuzakanywa. Kubabarira ntibibuza kwirinda igihe wagukomerekeje atarasaba imbabazi. Hanyuma kubabarira ni uguha umuntu ikintu cy'agaciro atarakwiriye guhabwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashimira abashumba bahisemo ko naza gusangira namwe ijambo ry'Imana muri iki cyumweru cy'isanamitima. Ntekereza ko buri wese Umwuka Wera afite icyo ari kuvugana nawe mu buhamya twumva muri iyi migoroba. Gukira ibikomere cyangwa se gusanwa k'umutima ni agakiza ka kabiri. Gukizwa kwa mbere no gutsindishirizwa nta ruhare rwacu rurimo, ni ubuntu Imana itugirira bikozwe n'Umwuka Wera. Ariko izindi ntambwe zo zirimo no gusanwa k'umutima dukwiye kubigiramo uruhare. Reka mbivuge mu ijambo rimwe. Gukomereka si amahitamo, ni ibyago umuntu agira, ariko gukira byo ni amahitamo. Kubera ko hari ubwo umuntu akomereka akabigumana, ibikomere bye bakaba inshuti, kandi akajya ashaka ko twese tumugirira imbabazi ngo twumve ko yababaye. Ariko umutima ubitse ibikomere, biragoye ko washima Imana, biragoye ko wakorera Imana, biragoye. Rero ni byiza ko tubirekurira mu maboko ya Yesu, kuko yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Ni byiza kurutaho. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere, umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Turasimbuka tujye ku murongo w'8 kugeza ku murongo w'10. Tugiye kuganira, reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere, umurongo wa 3. Baravuga ngo hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi. Ni Imana nyir'ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Umurongo 8. Bene data,
ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Umurongo w'Icyenda, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Yaturokoye urupfu rukomeye, rutyo nanone irashaturokora, kandi twiringiriye yuko izakomeza kuturokora. Amen. Ejo navuze abantu banyuze mu ihungabana, mu gahinda gakabije, ariko Imana ikagenda ibahumuriza ikabana nabo. Uyu munsi ndashaka kubabwira inkuru y'undi muntu yanyuze mu bihe bikomeye birimo urupfu, ariko Imana ikamuha ihumure kandi akarikoresha neza mu guhumuriza abandi. Mwese muzi inkuru y'umuntu yitwa Yosefu, ufite se, yari afite se yitwa Yakobo. Ntabwo nshaka kuvuga inkuru yose kubera ko umwanya ntuhari. Ikibazo cya mbere Yosefu yahuye naco gikomeye ni urwango rudafite impamvu. Turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ushakishije impamvu ntayo wayibona. Hari igihe duhera nyine mu mateka kera uko byagiye bikurikirana, rimwe na rimwe tukabyitirira abazungu. Yego kandi oya kubera iki? Ko tufite ubumuntu n'amahitamo, kuko uyu mugabo yajyamye hejuru y'umwana akavuga ati ntapfa, kuko ubumuntu tutabugize. Ntekereza ko Yosefu yahuye n'urwango rudafite impamvu. Icya kabiri, sinshaka kuvuga ubuzima bwose yaciyemo, ariko yaje kugera kwa Potifari. Muka Potifari aramwifuza, ashaka kumukoresha icyaha. Yaje kubwira muka Potifari ngo natinyukane gukora icyaha kingana gutyo, mu ijuru hari Imana indeba. Yarokotse icyaha gihetse igisubizo. Ntekereza ko yemera gusambana na muka Potifari yari kumara iminsi yambaye neza, ajya neza, ariko umuyobozi w'abajepe yaza kubimenya, umuyobozi w'abarinda umwami Farawo yabimenye, ubwo yari guhita apfa. Ibyaha biraryoha, ariko amaherezo bisharira kuruta urupfu, cyangwa se bizana urupfu. Ibyaha byinshi bihari, byinshi biba bifite ibisubizo inyuma yabyo. Umuntu akubwira ati sinyira hano, ntibigoye, umva ibintu bikomeye gusinya gusa, kandi uribone miliyoni 10. Umuntu akubwira ati akazi karahari, ariko turabanza kuryamana. Hari ibyaha bihetse bijya gusa n'ibisubizo kandi bitari ibisubizo mu by'ukuri. Bene ibyo uzabyirinde. Nico kigaragaza ubukristo. Hanyuma aho yangiye gukora icyaha, yahuye n'akarengane gaherekejwe n'imbaraga za leta. Akoko kukarokoka ni ubuntu bw'Imana. Jenoside ntabwo yari bushoboke yitabifite imbaraga za leta ziherekeje. Leta niyo yateguye inashira mu bikorwa. Turashima Imana ko nta jenoside izongera kuba. Ariko rero nubwo ntayizongera kuba, icyaha nubwo cyashigikirwa n'abantu bose, wowe ntuzagikore. Kubera ko hari igihe kibaho abantu bavuga ati ariko ntabwo mwakora diru n'abandi bagabo utanywa akantu. Nubwo bose baba bakanywa, wowe ntuzakanywa. Nubwo cyaba ikinyoma kidafite icyo gitwaye, urabona ku mbuga nkoranyambaga twamamaza ibintu byose, n'ibyo utazi source yabyo ugapfa gupostinga, kandi yenda n'uwo muntu urimo guseba gutyo bishobora kuba harimwo uburyo byakozweho utazi. Nubwo wabona ntaco bitwaye, ntugapfe kuvuga ibibonetse byose, ujye ugerageza ubu umukristo. Hanyuma Yosefu twasomye ijambo rivuga ngo hashimwe Imana nyiri humure, duhumuriza amakuba yacu, natwe tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Hari imimaro 4 cyangwa se Yosefu amaze guhumurizwa n'Imana. Sinshaka kuvuga inkuru yose, hariho ibintu 4 yakoze.
ngiye kuba Imana yarandokoye, Imana kukurokora ibyo nta mahitamo yacu arimo, ni imbabazi z'Imana. Abagiye Imana ishimwe ko yemeye ko bagenda igihe cyabo, natwe tuzagenda igihe cyacu, sibyo? Ahubwo ni uwuhe mumaro turi kugira muri iki gihe cyacu? Icyambere, umumaro wa mbere Yosefu yagize ni ukubabarira. Nagira ngo mbabaze tugerageze dutekereze umunsi Imana yibuka Yosefu. Yamugiriye neza mu buryo butangaje, kubera ko bamwambitse imyenda y'ibitare myiza isimbura ikanzu bene wabo bamwambuye, n'umwenda w'akazi muka Potifari yamuregesheje. Hanyuma uwo munsi yakoze ubukwe, nta invitation, nta nama y'ubukwe ibaye. Atwara mu minsi yari ahari icyo gihe umukobwa w'umutambyi wa Ono. Hanyuma bamuha ministeri 3 icyarimwe: ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu, ububanyi n'amahanga, na ministeri y'imari. 3 umunsi umwe. Yarakomeye pe, yarakomeye. N'ibyo nabyo kuri nge nta gitangaza kirimo, ahubwo iyo ukomeye ubasha gukomeza abandi. Iyo Imana ikugiriye neza hari abandi babyungukiramo. Ikintu nagira ngo dufatanye gutekereza kuri Yosefu: umunsi yima, umunsi agirirwa neza, Potifari n'umugore we bari bahicaye. Niba barahuje amaso, niba barebaga he, ntabwo mbizi. Ariko icyo nagira ngo mvuge hano ni umutima wuzuye imbabazi wa Yosefu. Nta hantu Bibiliya ivuga ko Potifari bamwirukanye mu kazi. Kubera ko yari afite umutima wuzuye imbabazi. Icya kabiri, tekereza igihugu yatoterejwemo, agafungirwamo imyaka irenze 10, akagiha icyerekezo, agasobanura inzozi, bashobewe akababwira ukuntu bakwifata kugira ngo ejo hazaza h'igihugu hazabe heza. Uwo mutima numva atari nk'uwa Kristo. Icya gatatu, yafashije bene se kwihana. Yakoze amayeri yose, akajya ashiramo igikombe, ikindi gihe akabashiramo amafaranga kugira ngo arebe ko imitima yabo yagaruka. Abikora neza atabahutaje. Umunsi yimenyesha bene se ngo yasohoye abari mu rugo bose, arangije ngo ararira vuzindo avuga ati: ni ngewe Yosefu, kandi ntimwicira urubanza. Uyu mutima no w'Imana. Hanyuma ikindi cya kane yakoze, yabashije guhamagara umuryango wose uraza, abatuza ahantu heza kuruta ahandi hitwa i Gosheni. Ntabwo yifuza ko umuryango ubaho utatanye. Iri ni ihumure yatanze nyuma yo guhumurizwa. Hanyuma hari ibindi bintu 3 twakwigira kuri Yosefu. Yari afite inzozi nziza kandi z'igihe kirekire. Hirya y'ibyaguhungabanije, hirya y'ibyakubabaje, ntugatakaze iyerekwa ryawe. Ntukigereranye n'ibyakubayeho. Ibyakubayeho Imana izaguhumuriza, hanyuma ukomeze kuba uwo wagomba kuba muri Kristo Yesu. Nugambirira gukora ibyiza, Imana izagushigikira. Hanyuma ikindi, Yosefu yari afite ubushobozi bwo guhitamo icyiza akakinesheje ikibi. Rero nababwiye ko iyo umuntu yakomeretse, icyambere gipfa ni amahitamo. Amahitamo yacu rero dukwiye kuyakoresha mu kunesheje ikibi cyiza. Ikindi, yari umuntu ushobora kubyaza umusaruro amahirwe Imana imuhaye. Rero nababwiye ngo kuba dusenga imiryango ikinguye ni amahirwe, kuba dusoma Bibiliya mu rurimi twumva ni amahirwe. Dufite amahirwe menshi Imana yaduhaye, dukwiye kubyaza umusaruro. Aya yose tuyakoreshe kugira ngo duhumurizwe. Yewe ni Imana ikwambukije inyanja itukura, ibigira ngo ikubakemo imbaraga, nugera kuri Yorodani uzibuka imbaraga zakwambukije inyanja itukura. Ibyakubayeho bikwiye kukubera amabuye uhagararaho, hanyuma ukiyubaka. Hari ikintu ntashaka gusiga ntavuze cyitwa imbabazi, kubera ko turaba Kristo beza, ariko iyo bigeze kukubabarira nibwo umenya kugira kamere. Kubabarira
kubabarira by'ukuri, kuko abantu benshi babarira mu buryo butari bwo. Kubabarira by'ukuri ni igikorwa gikomeye cy'Imana mu buzima bwacu cyo kubohora burundu abaduhemukiye ku ngoyi z'ingaruka ibyo badukoreye, bityo tukongera kubaka imibanire yari yarangiritse aho bishoboka. Kubabarira ni igikorwa gikomeye cy'Imana mu buzima bwacu cyo kubohora burundu abaduhemukiye ku ngoyi z'ingaruka z'ibyo badukoreye, bityo tukongera kubaka imibanire myiza aho bishoboka. Kubabarira nicyo kintu gikomeye nabonye mu buzima bw'ubukristo. Twigeze gukorana umurimo w'Imana n'umuntu, hanyuma angirira ishari. Dupfuye ikintu kimwe, ko abantu bankunda we batamukunda. Icyo cyonyine. Hanyuma aranyicisha. Ngira amahirwe ikirara baguriye kunyica, saka turazinanye. Kirambwira ngo mwana ngo nayariye ngo ntabwo nakwica ngo urishumi yanjye. Muzajye mubanira neza abantu bose, ntuzamenye uzakurokora. Hanyuma nari oblige ko twicarana mu murimo tukanawukorana uwo muntu, kandi mbizi. Namwanze mu kinyabupfura nk'umuntu w'umukirisitu. Ndamwanga ariko nkakomeza kumubona. Nagiye gusenga ahantu, Imana irambwira ngo abantu barakwanze nawe urabanga, kandi uwanganywe n'undi n'umwicanyi. Ibyo ubwabyo kuri nge numvaga Imana impohote. Ni nge wahemukiwe, none iranshinja ko ndi mubi kandi ari nge wahemukiwe. Iyo Imana ibivuze iguha n'imbaraga zo kubikora, mbasha kumubabarira. Ariko nubwo namubabariye, urukundo rwo kumukunda rwarangoye. Iyo namubonaga nahita numva ikintu gihagaze hano, numva ikintu kibi, nkahita mbona ikirara. Iki kintu cyarangoye. Nasenze amasengesho ashoboka n'adashoboka, kandi igihe kirekire. Iyo twabaga tugiye kumanyura umugati ngo dutange igaburo ryera, nari mfite ifoto mbi mpita ndeba. Kubabarira ni kimwe, kubohora uwaguhemukiye ni ikindi, gukunda umwanzi wawe ni ikindi. Ni igikorwa cy'Umwuka Wera gusa mu mutima w'umuntu. Rimwe nabonye marayika aje azana ijage y'amazi n'ikirahuri, amazi ndanywa rimwe kabiri, ku bwa gatatu mba shaka ikintu kivuyemo. Uwo muntu n'uyu munsi ntaransaba imbabazi, ariko carakize, cavuyemo, narabohotse. Iyo tuvuze gusana imibanire, nanone tuvuga gusana imibanire aho bishoboka. Hari igihe umuntu akora icyaha agahita amera nk'intare yibonyeho amaraso, akarema ibikuta bibi byo kumukingira, kandi ari we yakoze icyaha. Bene uwo kukubwira ngo uzakomeze ubane nawe biragoye. Ariko nanone mu mutima iyo wabohotse ibisigaye biba bimureba. Hano nagira ngo mvuge ko kubabarira bitabuza kwirinda igihe wagukomerekeje atarasaba imbabazi. Kubabarira ntibibuza kwirinda igihe wagukomerekeje atarasaba imbabazi. Hanyuma kubabarira ni uguha umuntu ikintu cy'agaciro atarakwiriye guhabwa. Imbabazi zigereranywa na diyama, ni ikintu cy'agaciro kiri hejuru. Gufata umuntu yaguhemukira ukamuha icyo kintu cy'agaciro mu mutima w'ubumana. Hanyuma ni uguhitamwo ubumuntu mu mwanya w'urubanza. Dukwiye kuba dufite ubumuntu nubwo twahemukirwa. Ikindi ni ugutandukanya umuntu n'ikibi yagukoreye. Kubera ko uriya muntu niba agihumeka, Imana ishafite ikindi yakora, yamuhindura akaba mwiza. Paulo yaravuze ngo nabanje kuba mubi n'utukana n'umwicanyi, ariko Imana yarambabariye. Imana yakoresheje Paulo yaratsembye abakirisitu, hari n'abandi Imana ishobora gukoresha nubwo baba bakora ibibi. Ni byiza ko dutandukanya umuntu n'ikibi akora, nibwo tubabarira bitworohere. Ikindi ni ukureka uburenganzira bwo kwihorera. Hanyuma rero
mu itorero akenshi twigisha kubabarira kuko ari byo Bibiliya ivuga. Ngo ndabona ndavuga ukuntu Yosefu yabashije kubabarira bene se. Iyo tuvuga abantu ngo bige kubabarira biratworohera kubivuga, ariko nanone dukwiye kongeraho ko n'abakoze amakosa n'abakwiye kumenya kwihana. Ibi mbivugiye iki? Hano turi munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abagabo munsi y'ubutayu bwa Sahara wagira ngo barasonewe ku makosa amwe namwe. Niyo yakoze ataha yumva ameze neza ari bubabarikwe, ariko hari amakosa amwe umudamu yibesha akayakora. Singe wahere. Hano yaba umudamu yaba umugabo, umuntu wese yakoze ikosa asabwa gusaba imbabazi atitwaje uwo ari we n'icubahiro afite. Ni byiza kumenya gusaba imbabazi. Hanyuma rero usaba imbabazi ni byiza kutitwaza abandi. Hari igihe duhita tuvuga ngo ntabwo ari nge, ngo ni dayimoni, ngo ntabwo ari nge. Ibyo byose ufite amahitamo nawe. Ni byiza ko wiga kubabarira utitwaje abandi, kandi nanone udategetse uguha imbabazi ko ahita kubabarira. Mbabarira se nyine, siko Bibiliya ivuga. Nutambabarira Imana ntizakubabarira nawe. Kubabarira biva mu mutima wakize. Muhe igihe abanza gware, mu gihe abanza bitekerezeho, muhe igihe abanza atandukane no gutsikamirwa n'umubabaro wamuteye. Hanyuma akubabarire bivuye ku ndiba y'umutima, utabimutegetse ako kanya. Hanyuma ikindi nakwibutsa nuko nukora icyaha uzaba witeguye n'ingaruka zacu. Kubera iki? Reka nange urugero rumwe. Dushobora kukubabarira ntacyo bitwaye, ariko icyizere cyo tuzakikugirira bitinze. Kubera ko imbabazi zo ni ubuntu, ariko icyizere kirasenyuka. Ni nko kumena igi kugira ngo uzaryunge nubwo waba uvuye kwiga mu Bushinwa bigufata igihe. Niyo mpamvu mvuga ko wabishobora yakwirinda agakora ibyiza, ibibi ukabikora bigucitse, nibyo byiza. Hanyuma ihumure ry'Imana, ubwo ndabifatanya no kwibuka twiyubaka, rikwiye kugira mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Igihugu cyacu Imana yatugiriye neza, kirubatse, amahanga acigiraho, dufite isuku, dufite abayobozi beza, dufite ibintu byiza, inyuma birasa neza pe. Ariko dukwiye kwibuka ko tugifite n'amarangamutima menshi akomeretse. Hanyuma tuzaba twubatse neza cyane iyo umwuka wacu uhura n'Imana, nibwo tuzaba twubatse neza. Amarangamutima yacu adakomeretse, no mu mubiri hari ibyiza nk'ibyo tureba n'ibindi tuzageraho. Mbabereye umunyakuri, ntekereza ko bibabaje cyane kuba wararokotse jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, ariko uyu munsi ukaba uri umusinzi. Birababaje kurokoka, Imana iguhaye amahirwe yo kubaho, hanyuma uyu munsi ukaba uri muri divorce na mugenzi wawe. Waba sinzi ukuntu nabivuga, waba udahaye agaciro imbaraga Imana yakoresheje mu kukubeshaho. Niyo mpamvu nifuza kuba wubatse neza mu bice byose: umwuka, ubugingo n'umubiri. Iyo mbonye urubyiruko rwacu ruri kunywa ibiyobyabwenge birambabaza cyane cyane, kubera ko ntabwo ari Imana yatubesherejeho. Iyo mbonye abantu basinze ku muhanda birambabaza. Iyo mbonye abakobwa bahagaze ku muhanda bameze kwa kundi, mbona bibabaje cyane, kubera ko iki gihugu ni ishure ryiza umuntu wese yakwigiraho kubaha Imana. Imana yakoresheje imbaraga nyinshi. Hanyuma iyo Imana iduhumurije iratuguranira. Mu ihumure ry'Imana harimo ingurane. Ingurane ku musaraba hari ingurane nyinshi. Muze gusoma Yesaya 61 murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Ngiye kubabwira ingurane Imana iduha mu ihumure ryayo. Muri pake yitwa ihumure harimo ingurane z'ibintu byinshi. Iyo tumuzaniye ibyaha aduha gukiranuka. Tuzana ibyaha, ingurane ikaba
gukiranuka. Hanyuma iyo tuzanye umubabaro kuri Kristo, iyo tuwumuzaniye, aduha ibyishimo. Reka mbabwize ukuri, nkunda umwuka wera. Uzi ko aho umuntu kwishima nta gishimishije kihari? Uzi ko guha amahoro uri mu mahoro make? Ko yivuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Ntaco wabonye ariko kumva umeze neza cyane kubera ko waguraniwe. Imana iduhingurana. Iyo tuzanye kwangwa, gutabwa, kudahabwa agaciro, Imana iduha kwemegwa no kwakirwa. Ntabwo nkunda umuntu aba mu itorero ari umufana, umuntu uza yinjira agataha gusa, kubera ko itorero ni umuryango. Hano ukwiye kuba kwiyumva nk'umwana mu rugo, kwiyumva nk'umuntu ari mu muryango. Nabonye mu itorero imfubyi n'abapfakazi bagirirwa neza. Nabonye imfubyi zishingirwa nta se nta nyina nta n'igisanira, ariko ukabona yaboneye ihumure mu nzu y'Imana. Iyo tuzanye umubabaro utewe n'ibyo twakorewe bibi, Imana iduha gukira ibikomere ikaduha umunezero. Muri iki cyumweru cy'isanamitima ukwiye kumenya ko ukwiye gufata ibyo wakorewe bibi byose ukabizana ku musaraba kugira ngo Imana ikuguranire. Hanyuma iyo tuzanye kwiheba aduha ibyiringiro. Muri iki gihe isi irimo abantu bakunda kwiyahura, nako biyahura cyane, kandi abiyahura nta nubwo ari abantu bari mu bihugu bikenye, ariko no mu gihugu cyacu kwiyahura nabyo biriho birafata intera iteye ubwoba. Noneho bamenye no kunkunda amahoro aho biyahurira. Biriya kwiyahura kuri etaje bije vuba. Ni ikibazo cy'ubwihebe. Abantu bafite ubwihebe. Ariko iyo tuzanye ubwihebe kuri Kristo aduha ibyiringiro. Iyo tuzanye imivumo twakira imigisha yose muri Kristo Yesu. Ikindi, iyo tuzanye kwigunga aduha inshuti n'umuryango. Iyo tuzanye ipfunwe, ikimwaro, isoni, kwisuzugura aduha kwemegwa, kwakirwa no kwiyakira. Iyo tuzanye umutima uducira urubanza kubera ibibi twakoze, aduha ishema n'icubahiro. Hano ngira mbabwira akantu keza. Uzi ko Imana ibabarira umuntu icyaha ikamusibaho n'izina ribi? Kuri nge nta munyabyaha aba mwiza. Kubera ko umuntu ashobora kwambara imyenda ihenze cyane y'ibihumbi byinshi, icyaha gihita kiza inyuma ya kositime, turiya mugabo mureba yamaze abakobwa b'abandi, kandi afite ikimodoka cya miliyoni nyinshi, anakora ahantu heza, ariko icyaha kigafuka. Ariko nabonye abagabo bakijijwe barara mu muhanda kubera ubusinzi, ntibongere kumwita umusinzi bakamwita murokore. Yewe n'aba bakobwa bicuruza, iyo akijwe ntabwo bongera kumwita rya zina, bamwita umwana w'Imana. Ahantu ho kuba waba ukabaho wishimye ni muri Kristo Yesu gusa. Hanyuma abantu Imana yarokoye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, n'abandi bagiye barokoka ibindi bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Ntekereza hano nta muntu n'umwe utarabonye Imana. Twayibonye mu buryo butandukanye, ariko twese twabonye Imana. Ni iki Imana idutegerejeho? Nabyo nagira ngo dusorezeho. Ni iki Imana idutegerejeho? Bibiliya yatubwiye ngo hashimwe Imana nyiri humure, iduhumuriza mu makuba, natwe tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Icyambere dutegerejeho ni urukundo. Tegereje ko dukundana. Nari mvuze ngo itegereje ko dukundana. Ushatse abashumba benshi wababona, ushatse abakorera Imana mu nsengero nyinshi wababona, ushatse abantu babitirwa Imana benshi wababona, ariko kubona abantu bakundana. Yesu ari ku musozi wa Elayono baramubajije ngo niki kizagaragaza ko ugiye kugaruka, arababwira ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Hanyuma Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo bazaba bikunda badakunda ababo. Mu byahishuwe aravuga ngo wakoze byose neza, ariko mfite icyo nkugaya nuko aretse urukundo rwawe rwa mbere. Mu ndebere umuntu afite nk'umuryango ungana gutya w'abantu bakundana, ubu yaburara koko?
yakwambara umwenda umwe. Ikintu Imana itegereje ku itorero ni urukundo. Niki cyatumye jenoside iba? Habuze urukundo mu bantu. Imana itegereje ko dukundana. Ni ukuri pe, Imana ishaka ko dukundana. Nidukundana nibwo abantu bazamenya ko turi abigishwa. Kubera ko tuba motive iyo hari umukire yakoze ubukwe tukumva twishimiye kubutaha. Hanyuma si yari umukene kuko bitugora kuva mu rugo. Ntabwo byakugora gusoma Bibiliya uramutse wumva ugiye kuvugana n'uwo ukunda. Ntabwo byagusaba imibare myinshi gutura uramutse utura uwo ukunda. Impamvu bitugora kuba mu bwami bw'Imana neza ni ikibazo cy'urukundo ruke. Hamwe n'iby'Imana yakoze, Imana idutegerejeho ko dukundana. Icya kabiri ni ubumwe bw'abana b'Imana. Ni ubumwe bw'abana b'Imana. Yesu asengera abigishwa yaravuze ngo bahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Ibi mvuze ndabizi uburemere bwabyo, kubera ko n'umugore washatse mukundana hari igihe mutaba umwe. N'umwana wabyaye mu nda hari igihe mutaba umwe. Ubumwe ni impano y'Imana. Imana idutegerejeho ubumwe bw'abana b'Imana. Nyasenga ngo Imana izampa amahirwe yo kubona ubumwe bw'abana b'Imana. Kubera ko dushobora kuba turi mu murengo umwe tugategura igiterane hakaba ari abantu batari bukizemo ari bagenzi bacu. Mu ndebere buri murenge wose habaye ubumwe bw'abana b'Imana, hanyuma bagahuriza umutima ku kubwiriza umunyabyaha, ntabwo abanyabyaha bagabanuka. Hanyuma se harabura iki? Ikindi Imana idutegerejeho ni ukwita ku bakene baturimo. Iyo tuvuze abakene ntuwumve ubukene mu buryo bw'umubiri gusa, ni ubukene mu buryo bw'umwuka, ni ubukene mu buryo bw'amarangamutima akomeretse, ni ubukene no mu buryo bw'umubiri. Ni byiza ko twita ku bakene mu buryo bwose. Kubera iki? Imana niguha umugisha, ikigutegerejeho nuko uhesha umugisha abandi. Imana nikugaburira uzibuke kugaburira abandi, nikwambika wibuke kwambika abandi, byoroshye gutyo. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Dufite abana b'imfubyi adafite umubyeyi n'umwe. Abaho urugendo rw'ubuzima akazarinda akora ubukwe, nta muntu yigeze amwicaza ngo amubwire ngo umugabo w'umukirisitu yujuje inshingano izi n'izi. Muzi ikintu kibabaza umwana w'imfubyi ni ukuva ku ishuri watsinze nta mubyeyi ukubaza birete, nta n'uri bugushimire. Ni ugukora amakosa udafite uwuguhana, ni ugushaka gushingirwa ntawe ukuvugira ijambo. Ntabwo nzibagirwa umwana umwe yaje muri ofisi aramubwira ngo singira data, singira mama, sinzi n'uwo tuvukana ku isi, ndi ikinege. None rero ngiye gukora ubukwe, wanyemerera ukazanzira mu bukwe nkakwambika inkofero, byibuze ukemera ko nkwita papa? Bikubitana nuko ngiye hanze y'igihugu. Ubwo rugendo rwarambabaje, nagarutse mbabaye kuko nibukaga iyo sura y'uwo muntu ashaka byibuze uwo yakwitaza. Dufite bene abo benshi bameze gutyo, bagutegereje. Nta nubwo bisaba ibintu byinshi. Hari umuntu utegereje telefone yawe basi ngo umubaze ngo waramutse ute, byonyine, kandi yakuyumva neza. Hanyuma kubera ko tutabikora, nako muragerageza. Hanyuma ikindi Imana idutegerejeho ni uguhora twibuka Imana yaturokoye. Bibiliya tubwiye ngo yaturokora urupfu rukomeye na n'ubu irashaturokora. Ni uguhora twibuka Imana yaturokoye kubera ko kurokoka kwacu ni igihango twagiranye n'uwaturokoye. Wibuke ko kuba Imana yaraguhaye amahirwe yo kubaho ni igihango mwagiranye n'Imana. Igihe Imana yakiza Abisirayeli ubukana bw'ibyo Farawo yabakorera, ikabakiza inyanja itukura, ikabutungira mu butayu imyaka 40, bagiye kwinjira i Kanani yarababwiye ngo nimumara kujya mukabyibuha mukubaka amazu mukayabamo ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Ntekereza ko Imana birayibabaza iyo tubonye tubayeho ubuzima butagikeneye Imana. Ibyo mvuze murabyumvishe?
i Burayi nibo batuzaniye ubutumwa bwiza, ariko uko bagiye bazamuka mu ntera y'ubukire niko bagiye bimura Imana mu buzima bwabo, bakakubwira ngo gusenga ni ugusaba. Twe ntacyo dusaba Imana. Ni icyaha gikomeye kwimura Imana mu buzima bwawe. Gukomera kose uzagira, umutungo wose uzagira, icyubahiro cyose uzagira, Imana izakomeze kuba iya mbere, kubera ko ibyo yagukoreye ni igihango mwagiranye, ni igihango mwagiranye. Ntuzimure Imana mu buzima bwawe, ni icyaha gikomeye. iyo turavuga iby'Imana yakoze, imigisha yaduhaye n'ibindi, Imana ihita iza kurunguka ngo urebe ko ari inyungu zayo zirimo. Iyo ibonye nta nyungu zayo irababara. Biyo binangaza iyo mbona umuntu arimo kuburana ngo gutanga icya 10 ngo hajya ngo ni icyaha. Amaze imyaka nka 20 mu rusengero ayiga borogera. Hanyuma ikindi Imana idutegerejeho ni ukumenya icyo twaremewe tukanagikora. Kumenya icyo twaremewe tukagikora. Kumenya icyo waremewe harimo ibintu byinshi. Harimo kumenya ngo ndinde, niki Imana yandemeye, nihe mpano mfite, nuwe muhamagaro mfite. Muzi impamvu abantu bagongana mu nzu y'Imana ni ukubera ko batari mu mihamagaro yabo. Ntazi uwo ari we, ntazi n'umuhamagaro we. Umuntu yahamagawe gusenga, ntabwo akwiye kugongana aza kuririmba. Umuntu yahamagariwe sinshaka kuvuga ku mihamagaro, ariko umunsi uzaba uri ku musozi wawe, uri mu mwanya wawe, uri mu muhamagaro wawe, uziyumva neza, uzakorera Imana unezerewe, utagongana n'abandi, kubera kuzi impano yawe n'umuhamagaro wawe. Kubera iki navuze mu ingingo, nuko hari abantu benshi bashobora gupfa batamenya icyo baremewe. Umuvuga butumwa witwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ku isi ni kwirimbi, ngo kubera ko abantu bapfana ubwenge butashizwe mu bikorwa. Hanyuma ikibabaje nico waremewe ushobora gupfa utagikoze. Yesu ku myaka 33 yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, iby'Imana yamushizemo byose yarabisigiye isi. Paulo yasoje avuga ngo meze nk'ibisukwa ku gicaniro, soje urugendo rwanjye amahoro. Icyamukazava mu isi iby'Imana yagushizemo byose usize ubikoze, wabugize neza. Hanyuma ikindi dukwiye kwirinda ni isi. Iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibintu bitatu, reka mvugemo kimwe. Tuba tuvuze isi y'umwijima, isi y'ibyaha. Yesu yaravuze ngo nta wakeza abami babiri, yakwanga umwe agakorera undi. Dukwiye kwirinda kwisi yinjira mu buzima bwacu. Kimwe mu bintu bigoye, abantu benshi bariho barabaho ubuzima bw'amarushano. Runaka yaguze imodoka, yubatse inzu, hanyuma uzaba wewe ryari? Ntabwo mu isi turi mu marushano. Ube ugomba kuba we muri Kristo Yesu. Wirinde kwisi ko influence, kubera ko itorero ryahawe inshingano 5. Turitabaza ku gitereko cyaryo, turi umunyu, turi umutwe, turi umuco uvira amahanga, hanyuma turi umudugudu utabasha gutwikirwa. Tugerageze tubabo. Ikindi Imana idutegerejeho ni ukubaka urubyaro rudafite ingengabitekerezo. ari minu bumwe yigeze kuvuga ngo abantu benshi bafite ingengabitekerezo yo kwishiga. Ishiga murarizi? Ni ingengabitekerezo yo kwishiga, naho umubyeyi yicara akanegura abandi bantu cyangwa akavuga ibikomere bye abana bumva. Yani reka mbabwira, ibikomere bitavuwe biza mu yindi sura. Umunsi umwe nari ndi Sonatibe, aperi nariyo bari bakinye. Hanyuma mbona abasore barenze 15 bahagaze hari hafi ya rombo, bafashe igikona kizima, barimo kugipfura gake gake, bakibwira ngo pfa. Ukareba umutima babikorana, ni umutima utari muzima. Umupira ngiye ntacyo mfa nawo, ariko ni nabyiza ko dufana mu buryo bw'ubumana butagaragaza indi sura.
dukwiye igikona igikona nagira ngo mbabwire ko dukwiye kubaka urubyaro rudafite ingengabitekerezo mbi. Kubera iki? Nidutoza urubyaro rwacu gusoma ijambo ry'Imana, tukabatoza kubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka, tuzaba turimo kubaka ejo hazaza heza. Ikindi nanone dukwiye kubaka igihugu kitarimo karande n'umuvumo w'amaraso. Amaraso ahora ahamagara andi maraso igihe cyose. Kandi reka mbabwire, hari igihe twumva itorero n'igihugu turi abantu babiri badahuye, ariko nagira ngo mbabwire ko inzu uzayubaka mu gihugu, nunabyara uzabyarira mu gihugu, izaguha akazi mu gihugu. Dukwiye kuba turi abantu bubaka igihugu kitagira umuvumo, cyane cyane umuvumo w'amaraso. Reka mbaho urugero rumwe nzi ko mwese muzi. Uyu muhanda uva Sonatube uzamuka i Nyanza murawureba. Muri 1994 abatutsi babakuye hariya babazamura, abari bahungiye muri Eto babazamura i Nyanza kubicirayo. Hanyuma uriya muhanda uri mu mihanda ikorerwamo impanuka nyinshi. Bashizemo kamera, bashiramo polisi, bashiramo, ariko umuhanda uhoromwa amaraso. Mano uzi ikintu kibabaje muri ibyo? Ni amatorero ari kuri uwo muhanda adashobora guhuza umutima ngo akore igiterane byibuze bahumanura umuhanda. Kubera ko mu isi y'umwuka, niba Bibiliya ivuga ngo amaraso ya Abeli aracataka asaba guhorerwa, hanyuma y'inzira akarengana ejo bundi nayo, dukwiye kubaka igihugu kidahora gihamagara amaraso, ahubwo gihamagara umugisha, gitera imbere, kigiriwe neza n'Imana. Ibyo rero ni uruhare rwacu rwa buri munsi. Kandi iyo tuvuze ibyo, ntabwo waba unyereza imisoro hanyuma ujye uvuga ngo dufite ngo Kigali ngo ucaniye ngo ufite amatara n'isuku, ujye imisoro ya leta. Kubaka igihugu ni ensemble y'utuntu twinshi. Imana niba yaraguhaye akazi ahantu, ugerageza utange serivisi nziza. Nkunda y'immigration, batanga serivisi, wow, ukumva umutima uraruhutse. Bari mu bantu batanga serivisi nziza. Ababisetinze rwose Imana ibaha amahoro n'umugisha. Ariko n'umucuruzi aramutse abigenza, uzi ko ushira umuntu amafaranga akakubwira nabi ugiye no kumugurira. Ni gute abakristo nabonye numvise RGB bavuga ngo ikigero cy'abantu bavuga nabi mu gutanga serivisi cyariyongereye. No, abo bantu bariyongereye bavuga nabi mu gutanga serivisi. Kandi kibabaje 84% buri cyumweru baraterana. Hanyuma abavuga nayo barenze 60. Ubwo ni bande bavuga nabi? Ntabwo ari umwebwe. Cyanyuma dukwiye kubaho twamamaza ubwami bw'Imana. Tubereyeho kwamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo bwimure ubwami bw'umwijima bwose. Ubwami bw'umwijima bwose. Hashimwe Imana nyiri humure, iduhumuriza mu makuba yacu, natwe tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Imana ihumuriza buri mutima wose uri hano n'utaje hano. Imana iduha ihumure impande zose. Tubeho tutikanga ikibi, hanyuma tugire n'umutima wo guhumuriza abandi. Mushumba ngwino usenge.